bose barebe dufite Imana mubabwire bose barebe bose barebe dufite Imana nimushimire Uwiteka kubera yuko ari mwiza yadukijije indwara. Harimo abantu bagiye mu bitaro, harimo n'abarwaye ntibajya mu bitaro, harimo n'abatararwaye. Izo ni imbabazi z'Imana. Imana yadukijije uburwayi, nimuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo. Abwira Imana, abwira Imana ati Imana uyu munsi bimenyekane bigaragare ko ari wowe Mana. Niwe Mana, niwe Mana, batuwiteka gusa niwe Mana, batuwiteka gusa turambure amaboko, batuwiteka gusa niwe Mana. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye, kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye, kandi sibanga Sabundi yaraturamiye we, kandi sibanga barabizi sabundi yaraturamiye we, kandi sibanga barabizi sabundi yaraturamiye, kandi sibanga barabizi sabundi yaraturamiye. Sutanga mwami wanje ni wanje yego ibituma basa ko bakumenye tugira amahirwe na ku munsi mubi tujya dukomera we umugisha utanga mwami wanje nabwo wongeyeho ibituma basa twebwe bakumenye tugira amahirwe no ku munsi mubi tuzakora umugisha utanga mwami wanje iwongera umubano abakumenye ufite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Turakwemera Mana wenge ndakwemera cyane, turakwemera ukuri, turakwemera Mana, turakwemera n'abarwaye cyangwa narwaye Mana, turakwemera n'ababyaye cyangwa ntabyaye, turakwemera Mana we turakwemera we, turakwemera cyane, Mana we turakwemera Mana, turakwemera. Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbahe mu mutima w'ibizaza n'abakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire base bare dufite Imana, mubabwire base barebe dufite Imana, mubabwire base barebe dufite Imana. Iyo Mana yadusanze twigaraguye
adusezeranye ubugingo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndetse gatoya. Haleluya. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Amen. Ndanezerewe cyane kubabona. Iyo mbona abantu bahimbaza Imana banezerewe. Dufite ari korari mbamo. Dufite umuyobozi wa korari ujye utubwira ngo nushima Imana ngo ujye uha Imana ibikoresho byose. Urumva ikintu abashatse kuvuga. Mbere yuko dukoresha iminota 3 dusigaye tugiye gushima Imana, duhe Imana ibikoresho byose. Ibikoresho byose. Yesu ashimwe. Muri kumva ikintu nshatse kuvuga? Tugiye guha Imana ibikoresho byose. Amashyi, wasimbuka, wavuza akaruru, ucurange, wazamutse note nanone, hanyuma turirimbe ya nyuma, ariko tumaze gushima Imana tuyihaye ibikoresho byose. Yesu ashimwe. Amen. 1 2 3. Haleluya. Haleluya. Zamukana none, zamukana none. Haleluya. Eliya abwira abana ati munyegere, Haleluya. akora ibyo yagombaga gukora. Abwira Imana ati Imana, uyu munsi imenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Abwira Imana ati Imana, uyu munsi imenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Abwira Imana ati Imana, uyu munsi bimenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru utwika igitambo kirashya, bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru utwika igitambo kirashya, bikubita hasi bubamye bati Uwiteka, bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa, turambure amaboko. Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Niwe Mana. Niwe Mana. Niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Haleluya. 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 Niwe Mana. 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 Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Bati Uwiteka gusa niwe Mana. Yesu shimwa. Haleluya. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera,
birakwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane nta kindi kitubeshejeho nubwo buntu tugirira mu mihanda tugenda urupfu turagendana tekereza uko ugendagenda ibuka ya mpanuka nshuti mbwira uko wabigenje ngo bibe wowe ukire iyo dusinziriye tumera nk'abapfuye mu gitondo tugihumeka twongera kuba bazima ni gahunda yayo dushime n'imigambi dufitiye biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane nta kindi kitubeshejeho nubwo buntu tugirira Imana ni nziza ntihwema kuturengera Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye kubw'uburinzi bwawe bukomeye Mana ndagushimiye uyu mwaka nawe urashize Mana ndagushimiye twabisikanye n'amamoto twabisikanye n'amamodoka twagiye tubonesha amaso abagiye bakora impanuka amaguru yacu ni mazima ushimwe amaboko yacu ni mazima ushimwe hari abo warinze guturikanwa n'amagaze hari abo warinze gukora impanuka ngo bacike amaboko n'amaguru wagaragaje kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe ni iryawe muri iri teraniro turagushimiye ibitangaza wakoze ababyeyi bavuza impundu twese tugukomera amashyi tuvuga ngo warakoze cyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu amen. Haleluya! Nigeze nsoma muri Bibiliya numva ijambo rivuga ngo kurira birarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimvugire muri aya materaniro turi guhimbaza. Ijwi rirambwira ngo nimvuge ngo kurira birarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Twatangiye Imana ivuga ngo hari abantu bafite intimba hari abantu bafite agahinda numvishwe riracyari kumbwira ngo nimvugire cyane hagati mu bantu b'Imana ko Imana ije kumara intimba n'agahinda hagati muri twebwe. Ikindi numvishwe rirambwiye ngo nimvuge ngo hari abantu bari bamaze igihe ushobora kubarura agahita akubwira ngo ngewe icyiciro cy'imibereho mfite ni iki ngiki undi agasubiramo ngo nanjye icyiciro cy'imibereho mfite ni iki ngiki. Numva Uwiteka uyu munsi iyi tariki avugiye hagati muri twe ngo aje gukuraho ibyiciro twari tumazeho iminsi. Imana ije kwimura abantu mu byiciro, Imana ije kugeza abantu mu bindi byiciro, Imana ije gukura abantu ku mirongo bari bariho, Imana ije gushyitsa abantu mu bindi mirongo. Imana iri kumbwira ngo ije kwifatira ijambo. Uwiteka aje gufata ijambo hagati muri twebwe. Hari ibintu byari bimaze iminsi bituriza, hari ibintu byari bimaze iminsi biteye ubwoba, nawe wabireba ukumva ubwoba burakurenze, ariko Uwiteka beransena ide glory maita enase biridome erai. Numvishe umwami avuga ngo yururukiye muri aya materaniro. Imana iravuze ngo ije guhindura icyerekezo. Imitima yanyu ntigire ubwoba, imitima yanyu nikuke, inama z'abadayimoni ntizibabwira ko birangiye. Ibyagaragara nk'ibirangiye Imana igaragara itangiye kandi igaragaje kwera kwayo nk'umwami ukomeye.
ukomeye. Imana ntihabwa icyubahiro. Rabi, 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 Imana iri kumbwira ngo nimvugane namwe, ngo yemwe yemwe abantu bari bamaze igihe kinini ngo bagire ubwaha bw'inyongorezabugingo. Imana iri kumbwira ngo nimwiyambure amakote. Imana iri kumbwira ngo nimuyiyambure, ngo kuko ije guturisha imiraba, ngo kandi ije guhera umuntu umugisha aho ahagaze. Niko Imana ivuze. Numvishe Imana ivugana nanjye ngo ivuguruye ubuzima bw'abantu, ngo kandi itanze ubuzima bushya, ngo kandi itanze ubuzima bushya, ngo kandi itanze ubuzima bushya. Ikintu kintunguye, Rose de Glory, hari abantu dusengana nabo kandi bari hano, tugasengana nabo. Imana ikavuga ngo ndaje, Imana ikavuga ngo ndakora, Imana ikavuga ngo ndasubiza, ariko ngo aba bantu ntibajya bizera ko Imana koko ibivuze kwije. Nyine bakavuga ati bibi nabyivugire, nyine yigendere, bibi nabyivugire, ukumva ko ari bibivuze, ariko ntabwo ari njyewe ubivuze, ntabwo ari njyewe ubivuze. Ntabwo mwumva ko narwaye amagripe se? Ntabwo nakagombye kuba mbivuze, nakagombye kuba nicaye hariya, ariko niko Imana ivuze, niko Imana ivuze ngo iraje. Turashima Imana dukoma mu mashyi kwije. Twabonye umushumba wacu, turagira ngo atambuke. Turashaka ko mutambuka mukaza mukatubwira icyo Imana yashyize ku mutima wanyu. Yesu ashimwe. Bazamura ijwi gatoya, reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Ababyeyi bayivugiriza impundu. Haleluya, haleluya, haleluya. Guterana gutya atari impamvu z'uko hano hari kawunga cyangwa umuceri, atari impamvu z'uko hari amavuta yo guha abantu, ahubwo ari impamvu z'ubugingo bw'umuntu ku giti cye. Nishimwe rikomeye cyane. Imana muyiramburira ibiganza tuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo. Kandi mbabwire ko Imana idashobora guhamagara abantu bangana gutya kubera impamvu idafatika. N'umuntu yahamagaye abantu abafite icyo agomba kubabwira, rimwe na rimwe akabaha n'itike ibasubiza aho bavuye. Imana rero twizeye, Imana twemeye, Imana dukorera ifite gahunda ikomeye kuri wowe waje muri iri teraniro uyu munsi. Mbibutse ko uyu numwe mu minsi yo kuwa kane, umunsi usoje umwaka wa 2023. Habayeho indi ya kane igiye itandukanye, ariko bwira uwo mwicaranye ngo uyu munsi wo ntusanzwe, kuko ni umunsi wa kane usoza umwaka. Mbere yo kugira ngo twakire umwigisha muri uno mwanya, munyemerere mbanze nsabe abayobozi b'icyumba cyo kuwa kane batambuke baza aha ngaha. Imana yarabakoresheje guhera mu kwa mbere, Imana irabakoresha mu kwezi kwa kabiri, Imana irabakoresha mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, ukwa gatanu, ukwa cyenda, ukwa 12. Aba rero baritanze bemera gukorera Imana kuri uyu munsi wo kuwa kane, nk'abayobozi bayoboye iki cyumba, iki gicaniro cy'amasengesho ku munsi wo kuwa kane. Reka nsabe ndetse n'abanyarukundo aho bari nabo bahaguruke. Munyarukundo ni abantu baba muri no groupe bafatikanya n'abayobozi gusenga Imana. Reka nsabe na korali y'icyumba cyo kuwa kane nabo bahaguruke. Aba bantu b'Imana rero mu by'ukuri
nta nzara yabayeho, bakoresheje uko bashoboye kose basenga Imana, kandi Imana ikomeza kwagura umurimo. Aba bayobozi bayoboye iki cyumba cyo kuwa kane nk'itorero, twagiye tugira ibyifuzo bitandukanye tukabibagezaho, ndetse n'ab'icyumba cyo kuwa mbere bo ntitubatindaho, tuzabivuga kuwa mbere mu gutangira umwaka. Reka tuvuge kuri uyu munsi wo kuwa kane, abayobozi b'icyumba cyo kuwa kane. Iyi nyubako mubona mwicayemo bwa mbere mu masengesho yo mu gicaniro cy'icyumba cyo kuwa kane, mbanze mbasabe ntitaye ku cyubahiro cya buri wese, muhaguruke, mwanze muhaguruke mwese umwanya wanyu, kuko nibwo bwa mbere, sibwo bwa mbere duteraniyemo ari kuwa kane. Mu bintu bitunze Imana harimo kuyiha icyubahiro, kuko mu bintu byose yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Munyemerere murambure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Yakoze iyi mirimo n'ibitangaza tubonesha amaso yacu, ibiganza byacu bigakoraho ibintu bifatika. Mutinzeyo tuvuge ngo Mana tuguhaye icyubahiro. Mbasabe muhindukire turebe hariya hakurya, iyi ni imirimo y'Imana, turambura ibiganza byacu, ongera watuvuge ngo Mana tuguhaye icyubahiro. Turebe hari inyuma nabwo duhindukire, twongere turambura ibiganza tuvuge ngo Mana tuguhaye icyubahiro. Turebe kuri kiriya gihanda gisigaye naho duhindukireyo, tuvuga tuti Mana tuguhaye icyubahiro. Mwongere murebe hano imbere, mutunge ibiganza hejuru mu kirere, tuvuga ngo Mana, Mana, Mana tuguhaye icyubahiro. Reka tuyikomere n'amashyi tuyishimire. Murakoze cyane. Nimwiyicarire, aba bayobozi basigare ahangaha. Bashiki bacu rero na bene data badahari, ubundi Imana irabakunda, kandi kuko turi ahangaha duhagarariye Imana kuri iri torero, tubifurije umugisha w'Imana. Intambwe zose mwateye, amajoro yose mwaraye murimo muringingira uyu murimo w'Imana, Imana ntabwo izabyibagirwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, n'abandi mubatubwirire iri jambo. Uko niko twatuye umugisha kuri korali igicaniro kuwa kane, mwakira umugisha w'Imana. Abatoni namwe turavuze ngo Imana ibahe umugisha. Abakristo bateranye mu cyumba cyo kuwa kane, nsabe niba hari umukristo utarigeze asiba na rimwe mu gihe cyo guterana, nawe yahaguruka. Birashoboka ko yaba arimo utarigeze asiba n'umunsi n'umwe, utarigeze asiba n'umunsi n'umwe, ntacyo bitwaye. Ndabona ahari, turabona mwene data uhagurutse. Dushimiye Imana, nawe mumwerekezeho ibiganza mwese torero, muvuga ngo Imana imuhe umugisha. Reka kandi mu izina ry'abavugabutumwa bose bavuze ubutumwa kuwa kane, abo dufite nibariya turebe ahangaha, hari n'abapasiteri bahageze. Abo dufite turabona pasiteri nawe Damasi nawe yahageze. Mu izina ry'abantu bose bahagaze ahangaha bavuga ijambo ry'Imana, bahanura, tuberekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana ibahe umugisha. Turabashimiye kandi dusabiye umugisha abantu mwese mwashyigikiye iki cyumba cyo kuwa kane, kugira ngo inkingi zigize iki cyumba zigereyo, ndetse no kugira ngo abakozi b'Imana bagubwe neza. Mbabwire ko Imana yabibonye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka mvuge nsaba abayobozi b'igicaniro cy'amasengesho umwaka utaha tuwusoje wa 2024, muzagire igitabo abavugabutumwa guhera ku itariki mu cyumweru cya mbere tuzadusoza umwaka, mujye mubatumira baza ahangaha, ndetse n'abakristo dukora umusangiro muri icyo cyumweru, bijye bitegurwa kare. Dushimira Imana ibyiba yarakoze, kandi iba yarakoze
iby'imbaraga. Kuri uyu munsi rero ntusanzwe twabanyemo n'amakorari yacu, nabyo ndabizi ko babakiriye, ariko twifuje ko tubana muri aya masengesho kandi meza. Korari turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mbere rero kugira ngo twakire umwigisha, reka dusome iri jambo ry'Imana, kandi umuyobozi w'icyumba cyangwa se umuyobozi wa minisiteri y'abinginzi, nasanze ibyo nari nateguye nari kuba nahageze kare, nibyo yababwiye, kandi ntago nari navuganye nawe, ahubwo Imana igireba ibyo twateguye kuko iba yabiteguriye abantu bayo. Message mwayakiriye, kandi nawe Imana imuha umugisha. Ariko nanone reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi y'136. Zaburi y'136. Reka nsome umurongo wa mbere, umurongo wa kane, umurongo wa 23, umurongo wa 24 n'umurongo wa 25. Umurongo wa mbere uravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa kane muzajya muvuga ngo amena ninsoza umurongo. Uyu wa mbere avuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi haravuze ngo nimushimire ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. 23 haravuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndashaka gutinda kuri uyu murongo wa mbere wonyine uvuga ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Amen. Iri jambo nawe ritekerezeho umwanya mutoya. Nimushimire Uwiteka kubera yuko ari mwiza. Imana yatubereye nziza mu buryo bwose. Izi tariki tugezeho turi gusoza umwaka wa 2023, si uko twakoze imirimo myiza gusa, ahubwo Imana yatubereye nziza. Tuyihereze icyubahiro. Nimushimire Uwiteka kubera yuko ari mwiza. Impamvu dukwiriye kumushimira kubera yuko ari mwiza, yaduhaye ibyo kurya. Nubwo yenda tutari uko twabishakaga, ariko umwaka urashize twabonye ibyo kurya. Uwiteka ni mwiza, mumwongera icyubahiro. Yaratugaburiye. Ongera ubiganirize umutima wawe, Uwiteka ni mwiza, yaratugaburiye. Kabiri, Uwiteka ni mwiza, yaratwambitse, turambaye, n'imiryango yacu irambaye, buri wese arahangaha yambaye. Ni ukubera imbabazi z'Imana. Uwiteka ni mwiza, yaratwambitse. Nimushimire Uwiteka kubera yuko ari mwiza. Kuba yaraduhaye imyenda yo kwambara. Harimo abantu bagiye mu bitaro, harimo n'abarwaye ntibajya mu bitaro, harimo n'abatararwaye. Izo ni imbabazi z'Imana. Imana yadukijije uburwayi, nimuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo. Mu cyumweru cyashize, umugabo umwe yavuye mu butumwa bw'akazi. Akigera mu rugo, umwana we mukuru w'umukobwa wari usoje kaminuza atarwaye, ataka rimwe gusa ko yumva arimo arababara umubiri wose. Bamugejeje kwa muganga ahita apfa, birarangira. Kuba
uriho uhumeka ni ukubera imbabazi z'Imana. Uwiteka ni mwiza, yakurinze urupfu. Satani siko yabishakaga, ahubwo byagenze uko Imana yabishatse. Reka tuyikomere amashyi. Uwiteka ni mwiza. Kane havuze ngo nimushimire ikora ibitangaza yonyine. Iyo ngiyo niyo dukwiriye gushima, ikora ibitangaza yonyine. Ikora ibitangaza yonyine. Iyo tuvuga ngo dushime ikora ibitangaza yonyine, turabyumva cyane. Iyo twicaye ahangaha muri uru rusengero, ku bashyitsi ba Sejemu, mu mateka tuzi, nta hantu habaye ibitangaza nk'ibyabaye ahangaha. Iyo tubona urusengero rungana gutya, turavuga ngo Imana yakoze ibitangaza. Ntabwo ari igitangaza, ni ibitangaza. Nimushimire ikora ibitangaza yonyine. Ibyo tubonesha amaso yacu n'ibyo twumvisha amatwi yacu biraduhamiriza neza ko n'ibitarakoreka, yaba mu muryango wawe, yaba mu muryango wanjye, yuko bizakoreka, kuko hari Imana iriho ikora ibitangaza. Iyo yaratwimanye, turi abagabo bo kubihamya. Ku murongo wa 23 havuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Yarakwibutse wa mugabo we, yarakwibutse wa mugore we, yarakwibutse. Imana yaratwibutse. Tuba dufite amashimwe menshi. Hari umuntu ufite ishimwe ry'uko Imana yamuhaye inzu, hari ufite ishimwe ry'uko yamubesheje muri Kigali, ariko yaba ufite inzu yawe, yaba ukodesha, Imana yarakwibutse. Ubwo wari ucishijwe bugufi. Ntabwo uri hanze n'ubwo inzu atari yawe, ariko Imana yarakwibutse. Satani yashakaga gukorwa n'isoni, ariko Imana yarakwibutse. Burya umugambi wa Satani ni ukugira ngo usebe, ariko Imana yarakwibutse. Nta kazi gafatika wari ufite, ariko Imana yarakwibutse ubwo wari ucishijwe bugufi. Imana yarakwibutse, kandi nanjye Imana yaranyibutse. Tuyongere icyubahiro, Imana yaratwibutse. 24 havuze ijambo rikomeye, narisomye ndatinya ngo idukiza abanzi bacu. Umwanzi wacu mukuru, shefu w'abanzi bacu ni Satani. Yadukijije Satani. Satani yagiye acukura inzoba, ariko Imana ikadusimbutsa. Haleluya. Reka mbabwire, turiho kubera umugambi w'Imana. Ntago turiho kubera impuhwe z'abantu, ahubwo turiho kubera umugambi w'Imana. Kuko Satani yatekereje kutugirira nabi, ariko Imana yadukijije abanzi bacu, harimo na Satani. Hari n'iminsi yagiye ibarwa, ariko iyo minsi imaze kubarwa, Imana yihesha icyubahiro. Hari umurwayi mperutse kujya gusura, sanga Satani yaragambiriye kumwica ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 12, ndetse aranabivuga. Uwo muntu yari muzima. Reka mbabwire, kubura uri muzima, hereza Imana icyubahiro. Ibi ni ibintu bifite agaciro udashobora kumva. Byagenze gute? Yafashwe n'uburwayi butunguranye. Amajije gufatwa n'uburwayi butunguranye, ajya kwa muganga, basanga afite ikibyimba mu mugongo. Basanze afite ikibyimba mu mugongo, barakibaga. Barangije kukibaga ntiyakira, barongera bamusubiza kwa muganga. Ariko Satani arivuga, ndashimira Imana ko igitubwira amakuru ahishe. Hari amakuru yari ariho, ariko iyo twaje gusenga Imana igihishura amakuru y'umwanzi wacu, ikayatangaza ku mugaragaro, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubwo bamwe bari barimo barasenga Imana, bamenya amakuru y'umwanzi we, yuko yagambiriye ko ku itariki 18 ari buze gupfa. Bimajije kumenyekana, abantu bahamagara Imana y'Isiyoni.
abantu bahamagara imana yo mu ijuru, bahamagara ikora ibitangaza yonyine, irangije iravuga ngo ndaje, ibyo abantu batekereje n'ibyo abantu bagambiriye nyuranyije amaboko, nkoze nk'Imana. Imana yakoze nk'Imana muri 2024. Burya baragerageje ariko Imana ikora nk'Imana. Haleluya. Idukiza abanzi bacu. Iyo tariki yarageze ya 18, bigeze saa 4 atangira kuremba, bigeze saa 5 n'igice araraba, ariko barasenga bamurambikaho ibiganza, saa 6 amera nk'ushizemo umwuka, ariko kubera ko Imana yavuze ngo ndahaba, ubu ni muzima, Satani ntiyamutwaye, ubu ni muzima. Imana yaturinze abanzi bacu, harimo na Satani umugome. Nzabivuga mu mashimwe uburyo nanjye yari yangezeho, yateguye urupfu byarangiye, kandi ni muri uno mwaka. Satani muri uyu mwaka yaneguriye ibintu bitatu, nzabigarukaho. Yaneguriye urupfu, ariko hamwe no gusenga Imana n'abantu b'Imana urwo rupfu ruvaho kubera Imana. Haleluya. Yaruteguye neza neza byarangiye. Icya kabiri ategura igihombo, umugambi we uburizwamo. Icya gatatu ategura igifungo, umugambi wa Satani uburizwamo. Yari yabiteguye. Yari yabiteguye kandi azi gupanga neza, ariko nubwo azi gupanga neza, iyo twaje imbere y'Imana, Imana ipangura ibyo Satani yari yapanze. Muri aya masengesho asoza umwaka wa 2023, Imana ipangura imipangu ya Satani kuri wawe, Imana ipangura imipangu ya Satani ku buzima bwawe, Imana ipangura imipangu ya Satani ku rubyaro rwawe, Imana ipangure muri business. Muhereze icyubahiro. Nimuhaguruke dusenge Imana twumve umwigisha, ariko iri jambo ritahane. Imana ipangura imipango ya Satani, kandi nta handi hantu bikorera, ni mu masengesho. Iyo twaje gusenga Imana ihindura ibintu. Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Sa nkaho biganira n'uwo muri kumwe, umubwire ngo ushimire Imana kuko ari nziza. Oya, bibwire uwo muri kumubwire ngo shimira Imana kuko ari nziza. Ni nziza, ni umubyeyi mwiza. Yagambiriye kuguhemukira ariko Imana ni nziza. Yagambiriye kugusebya ariko Imana ni nziza. Yagambiriye kukwicisha inzara ariko Imana ni nziza. Yagambiriye kukwambika ubusa ariko Imana ni nziza. Satani yagambiriye kuguteza uburwayi ariko Imana ni nziza. Satani yagambiriye kuguharabika ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Niba wibutse nk'ibintu 2 cyangwa 3, tera haleluya yo gushimira Imana ko ari nziza. Ongera utere yindi 3. Ongera utere yindi 3. Mana turagushimiye, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Abagabo muri iri teraniro baragushimiye, ndetse ikimenyimenyi abagabo by'umwihariko bagukomeye mu mashyi. Abagabo n'abasore bagukomeye mu mashyi kubera ko uri mwiza. Ababyeyi n'abakobwa muri iri teraniro baragushimiye, bakuvugirije impundu. Uri mwiza, uri mwiza. Twarakubonye mu buryo bwinshi butandukanye muri iri teraniro, muri iki cyumba cyo kuwa 4. Turavuze ngo uri mwiza Mana. Amajwi yacu arabyatuye, ni mu byature 2 3. Uri mwiza Mana. Twongere tubisubiremo 2 3. Uri mwiza Mana. Twongere irindi 2 3. Uri mwiza Mana. Twongere kandi 2 3. Uri mwiza Mana. Twongere kandi 2 3. Uri mwiza. Twongere rimwe 2 3. Uri mwiza Mana. Ibyo biraduhagije kandi turabahamya bo kubihamya. Uri mwiza kandi uzakomeza kutubera mwiza no mu mwaka tugiye kuzinjiramo. Komeza ukore iby'imbaraga muri iri teraniro. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Umwigisha karibu, Imana igushyigikire.
mubumbure Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Turasanga muri Zaburi y'124. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi y'124. Haravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Muvuge ngo amen. Nitwa Uwingabire Gaudence Mama Naziri, naje nturutse ku itorero rya Kimisagara Mukove, niho nkorera umurimo w'Imana. Hano hari ibihe byiza, nahoze ndi gusengera umuyobozi, ndi kubwira Imana ntumufashe cyane. Ni igihe cyo gushima Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanjye ijambo Imana yampaye riravuze ngo Imana niyo gushimwa. Imana niyo gushimwa. Iyi Zaburi twari kuyishyiraho nyine umushumba nawe Imana irayimuhishuriye kandi. Ariko ni munyemerere nibura wibuke gatoya ku bintu Imana yakoze. Gatoya konyine, nubwo hari ibintu bitarashoboka ariko hari n'ibyashobotse. Hari ababyibutse ngo mumfashe duhe Imana icyubahiro. Nubwo hari bitarakunze muri uyu mwaka, nibyo koko umuririmbyi yararirimbye ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane. Aravuga ngo ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona, ariko aravuga ngo ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, aravuga ngo niringiye kuzabona ingororano yanjye. Uyu mwaka utangira, birashoboka ko gahunda wumvaga, ibyo wasengeye, ibyo wasabye Imana, uko wari warapanze kuzagenda ariko atari ko wagenze. Ariko nubwo atari ko wagenze, hari ibindi Imana yakoze. Birahari ngo tuyihe icyubahiro. Hari ibyo Imana yakoze wari uzi, hari n'ibyo yakoze bigutunguye. Dushimiye Imana, duhaye agaciro ibyo Imana yakoze. Imana yacu ihimbaza. Iyaba Uwiteka atari wowe wabaye mu ruhande rwawe, aba ariko abakristo basejemu bavuga uyu munsi. Iyaba atari Uwiteka wabaye mu rugo rwawe, iyaba atari Uwiteka wabanye nawe mu masomo yawe, iyaba atari Uwiteka wabanye nawe mu kazi kawe ka buri munsi, iyaba atari we, ahawe cyangwa hacu haba haribagiranye. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Nk'uko abakozi b'Imana bariho, Imana ikorera mu bantu dukorera Imana, hari n'abakorera Satani. Hari abajenti ba Satani, kandi naratangaye nta hantu batageze, mu byiciro byose barimo. Ariko hahimbazwa Imana, iyaba atari Uwiteka wabanye nawe, ubwo abantu baguhagurukiraga. Turashimira Imana yo yonyine yatwimanye. Kandi aba bantu Satani abohereza ku buzima bwawe kugira ngo utakaze agakiza. Satani abohereza ku buzima bwawe kugira ngo uve mu rusengero. Satani abohereza ku buzima bwawe kugira ngo umurimo w'Imana ukore uwureke. Ariko dushimiye Imana, tuyikomera amashyi, tuyikomera amashyi.
aya mashina yawe Mana. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyemerera ushimirire Uwiteka we utaragutanze kuba umuhigo wa Satani, kuko uko bwije nuko bukeye Satani aratwanga, ntateze no kudukunda. Satani aratwanga, Satani yanga itorero, Satani yanga abantu b'Imana, ariko turashimira Yera, turashimira Imana igenda itwimana uko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe, narimvuze ngo Imana ishimwe, narimvuze ngo Imana ishimwe. Ubugingo bwacu burakize. Ndagira ngo wumve Imana muri iri teraniro. Nubwo Satani amaze iminsi agutangariza gupfa, amaze iminsi agutangariza ko ntacyo uzimarira, amaze iminsi agutangariza ko byagucanze, umva ijambo rivuzwe n'Uwiteka, ubugingo bwawe burakize. Ni Yesu wenyine ushoboye kuvuga iryo jambo, kandi ikintu nkundira Yesu nta bwoba agira. Haleluya, haleluya. Ubugingo bwawe burakize. Nubwo Satani yari yasinye, nubwo Satani yari yasizoye avuga yuko agutandukanije n'Imana, ariko muri aya masaha turi gusoza umwaka, Imana yiteguye kugukiriza ubugingo. Nimwakomera Imana amashyi. Ntabwo Imana ishaka ko urangiza umwaka uri muri ibyo ngibyo Satani yaramazemo iminsi agutwazamo igitugu. Ntabwo Imana ishaka ko urangiza umwaka uri gukora ibyaha. Ntabwo Imana ibishaka, ahubwo kubera imbabazi zayo, kubera urukundo rwayo, kubera impuhwe zayo, Imana iravuze ngo ubugingo burakize. Imana ishimwe. Ngo ikigoyi kiracitse. Ubu ibigoyi biba byinshi, kandi Satani nawe wisuye wasanga Satani yarakuboheye ibigoyi byinshi. Hari igihe aboheye ibigoyi by'amadene, hari abo yaboheye ibigoyi by'uburwayi, hari abo yaboheye ibigoyi byo gukorwa n'isoni, hari abo yaboheye ibigoyi by'icyangiro, hari abo yaboheye ibigoyi byo guharabikwa. Ariko turashimira Yera, turashimira Imana ko ikigoyi gicitse. Haleluya. Ikigoyi kiracitse, tuvuyemo turi bazima, turakira. Nubwo Satani yatanze iminsi akavuga ngo gukizwa se aka gakiza uzagahamamo ryari, aka gakiza ugiye kukavamo, ariko dushimiye Yera ko hari ibigoyi bya Satani Imana iciye, tukaba twinjiye no muri uriya mwaka tugifite umwuka wera, tukaba twinjiye muri uriya mwaka Imana ikiri kumwe natwe. Abanyumvisha munyikirize haleluya we. Dusenge Imana, mutwegekereho inzogi dusenge. Imana ntabwo ishira. Urumva tumaze umwaka wose twigisha, uyu ni umunsi wo guserebura, wo gushimira Imana. Iyi zaburi nayisomye umushumba avuzeho iranyica. Nari nzi ko turayivugaho, ariko ayivuzeho ntabwo ndayisubiramo. Nishwe na ririya jambo. Ubundi niyo wabura icyo ushimira Imana, ukabona nta myambaro uguze muri uyu mwaka, ukabona nta etaje wubatse muri uyu mwaka, ukwiye gushimira Imana ko ari nziza. Haleluya. Icyo cyonyine ukwiye gushima Imana, ukavuga ngo ndagushimye kuri mwiza. Nahoze ndi gutekereza
dutanga ubwiza bw'Imana. Imana yarabuduhaye. Hari abaririmbyi bamwe baririmbye baravuga ngo twageze mu gakiza kawe, twasanze ari icyo kigo nderabuzima, abatari bazi kwambara neza warabasize ubaha icyubahiro cyawe, abari bishwe na bwacye ibyaha uwabahaye imibereho barashima. Niyo utashimire ikindi, niyo wabona umwaka urangiye nta buko ukoze, niyo wabona uyu mwaka urangiye bya bindi Imana yavuze bidasohoye, yishimire gusa ko ari nziza. Icyo cyonyine uyishimire ko n'iyi sura dufite ari ukuberayo. Haleluya. Kuko twageze aha twahahinduriwe ubuzima, aha twahahinduriwe amateka, aha twarahageze. Imana itugira abaturi bo, dushimiye yera. Muhombeke, mwubike imitwe yanyu, mwubike imitwe yanyu gatoya. Birashoboka ko waje guterana ariko warasubiye inyuma. Satani akaba yari amaze iminsi agutwaza igitugu, ariko Imana Data wa twese nyiri imbabazi igira imbabazi ziyenza, kandi imbabazi zayo zihoraho. Imana ikeneye ko urangiza uyu mwaka nawe uri mu mbabazi. Urahari wewe waba warasubiye inyuma, cyangwa se Satani yaraguteye ugakora ibyaha bitandukanye, ngo umanike ikiganza kuri uyu munsi wa nyuma wo gusoza umwaka, uhure n'imbabazi z'Imana, winjirane muri uyu mwaka imbabazi z'Imana. Manika ikiganza cyawe niba uri muri iri teraniro tugusengera Imana. Urahari ukeneye kwezwa, Yesu aguha umugisha. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Mukomeze mumanike, muhaguruke ku maguru yanyu, ntabwo biteye isoni. Nimuhaguruke, nimuhaguruke, haguruka rwose, haguruka. Buri wese yiteke. Dukeneye abantu bahura n'imbabazi z'Imana, kuko Imana ni inyembabazi. Twahoze turi gusoma iyi Zaburi ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nta byaha wakoze Imana itakubabarira, kuko Imana ni inyembabazi. Nawe wicikanwa n'imbabazi z'Imana, hagurukira ku maguru yawe abiri, wakira imbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Nimutambuke mwegere hino, nimutambuke mwegere hino. Twagize amahirwe, turi kumwe n'ababyeyi, babarambureho ibiganza, babaturireho n'umugisha wa kibyeyi. Nimutambuke, nimutambuke. Protokoli nimubafashe batambuke, muze mwakira imbabazi z'Imana. Biragatsindwa n'Imana. Ntukemere ko watangira umwaka Satani agutwaza igitugu. Ntubyemere. Iyambure ibibi byose Satani yagutwaye. Niwemere ko agutwaza igitugu, wiyambure bya bindi yakubikije. Yesu ateze ibiganza. Yesu imbabazi ziwe ziriyenza. Uze wakira imbabazi z'Imana. Ntiwemere kwinjira muri uyu mwaka wa 2024 winjiranye y'ibyaha, winjiye yuri mubi, winjiranye y'ubugome, winjiranye y'umujinya, winjiranye yo kwihakana Imana. Ngwino wakira imbabazi z'Imana. Winjiranye y'ubusambanyi, winjiranye yo gutwara abagabo b'abandi, winjiranye y'ibyaha. Ntubyemere, uze wakira imbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana zihoraho. Itorero mwese dukomere Imana amashyi, kuko imbabazi z'Imana ari nziza. Reka n'ubundi duhendahende ababyeyi bacu batambuke, baze babarambikeho ibiganza. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Ayo mashyi ariko niba ari ay'Imana muyakome cyane. Reka bapfukame tubasabe namwe muhaguruke. Ubundi ibi ni iby'imbaraga Imana ibikoze. Ushobora gufungwa ugakubitwa ntibyemere, ariko ijambo ry'Imana ryakugeraho gahinduka. Amen. Tugiye kubasengera. Ndasaba n'ubundi mushumba azamure isengesho, tubarambikeho ibiganza. Imana ihindura amateka. Iyo ukize, yigukijije ibyaha ndetse no mu buzima busanzwe irahindura. Nimupfukame neza, mutunamye, musabe Imana imbabazi.
ngiye kuvuga amagambo murayasubiramo, mushumba arahita asenga. Muzamuri ikiganza hejuru, ikiganza cy'iburyo, ibyo mvuga murabisubiramo. Nimvuga ngo amena, mushumba arahita azamura isengesho. Muvuge ngo mwami Yesu, muvuge cyane, mwami Yesu, tubabarira ibyaha byacu, ijambo ryawe riradutsinze, twakoze ibyaha byinshi, ariko tubabarire, ntituzabisubiramo. Twambike imbaraga zo kunesha, twandike mu gitabo cy'ubugingo, amaraso ya Yesu atubonekeho. Amen. Reka dusenge, ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri abahirwe kuba Imana yabatekerejeho ikabagobotora mu maboko y'umwanzi Satani, ikabazana mu kiganza cy'umwana wayo Yesu Kristo. Uwo ni umunsi mukuru kuri mwebwe, ubwo mwinjiye mu buhungiro. Mugumeyo rero, mugume muri Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, umucunguzi wacu n'umukiza wacu, wera w'Abisiraheli, kugira neza kwawe ni kwinshi. Turagushimiye ijambo ryawe waduhaye kugira ngo ridukure mu mwijima, rituzane mu mucyo, ridukure mu rupfu, rituzane mu bugingo buhoraho, ridukure mu muvumo, rituzane mu migisha yawe, rituzane mu kubaho, rituzanire ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko ijambo ryawe rishoboye kubohora aba bana bawe bari babohewe mu bwami bw'umwijima. Uyu munsi ukaba ubazanye mu bwami bw'umucyo, mu bwami bwa Yesu. Ngaba rero turabakumurikiye, ubababarira ibyaha byabo n'ibicumuro byabo, ubezeshe ijambo ryawe n'umwuka wera. Ubahe mwami gukunda ijambo ryawe, ubashoboze kugukurikira, kubana nawe akaramata no kwifatikanya nawe, kugira ngo ushobore kubeza no kubagira umwe nawe. Kandi muri aka kanya mwami turishimye, turanezerewe kubanditse mu gitabo cy'ubugingo, bakaba bakuwe mu gitabo cy'urupfu, bakaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka rero bagume muri icyo gitabo, bafatwe mpiri nawe mu bwami bw'imbaraga, amahoro, gukiranuka, kwishimira mu mwuka wera bihorane nabo, uhereye none kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Mukomere Yesu amashyi ko ubwami bw'Imana buragutse. Itorero duhagurutse, ndagira ngo dusenge basi minota 3, ariko nibura mwese muhagurutse, ariko nibura wibuke nk'ibintu bibiri bikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Numara kuyibishimirira uyibwira ngo ndagushimiye ko mudahaguruka, muhaguruke tugiye gusenga Imana. Ni minota 3, kandi iryo sengesho ni wewe nyine uzi ibyo bintu Imana yagukoreye. Ugiye gusenga Imana uyishimirira ibyo bintu nibura bibiri biruta ibindi, bihagarariye ibindi Imana yakoze mu buzima bwawe. Nurangiza kuyishimirira uyibwire na cya kindi kigoye umutima wawe. Umuyobozi ni umwuka wera w'iri sengesho. Ni minota 3, wirwaneho. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, twebwe abo warinze, twebwe abo ugitije ubuzima, twebwe abo ugihaye umwuka w'ubuntu, turagushimiye. Twibutse imirimo n'ibitangaza wadukoreye, duhereye mu kwezi kwa mbere tukagera mu kwa kabiri waratwimanye, waturinze gukorwa n'isoni, twabonye imirimo y'amaboko yawe. Twageze mu kwa gatatu uratwimana, mu kwa kane waratwimanye, mu kwa gatanu waratwimanye, mu kwa gatandatu uratwimana, none no mu kwa 12 ukomeje kutwimana. Turagushimiye, twibutse iby'imbaraga wakoze. Hari ibintu by'imbaraga wakoze mu buzima bwacu, izina ryawe nirihimbazwe. Turabigushimiye, ntabwo turi abana b'ingayi. Twibutse imirimo y'Imana itangaje, twibutse kugira neza kwawe. Amaso yacu yabonye imirimo yawe, intoki zacu zakoze ku mirimo wakoze.
urakoze turagushimiye itorero ryose duhurije ku ijambo rivuga ngo ushimwe kuko nta yindi mana yo gushimwa nta yindi mana igirira abantu bayo neza usibye weho Uwiteka wagiye uturinda kumwara waraturinze mwami abarwaye warabakijije abashonje warabagaburiye dushimiye yera ntabwo twigeze dushingura intumbi zishwe n'inzara Imana ishimwe dushimiye yera ko yabaye mu ruhande rwacu abana barize watubesheje mu mazu Imana ishimwe Imana ishimwe tugukomeye amashyi ababyeyi baguhaye impundu kuko ari nta yindi mana ihwanye nawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Mama Naziri Imana igire gute? Dukwiriye gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndumva nshaka ko twihutisha ntidutinde kugira ngo tuze kongera twumve umwigisha twumve n'indirimbo n'ibikunda tunashima Imana. Tugeze mu kanya keza turagira ngo tubanze duture amaturo mu nzu y'Imana. Mwigisha mbere yatubwiye ngo dukwiye kuza mu nzu y'Imana dufite amashimwe. Sibyo byiza se? Tukarangiza umwaka dushima Imana tuyinezerwa tuyishimira ibyo yadukoreye dutanga ku butunzi bwacu Imana igahabwa icyubahiro. Momo y'amaturo niriya y'umuhondo 077911 niyo momo y'amaturo. Sandrine ari he? Sandrine ngwino ushyira agakorasi turi gutura. Icya 10 ni cyiza kugitanga, ni itegeko ry'Imana. Gutanga amaturo ni byiza, gushyira mu giseke dutumira neza tugashimiramo Imana byose. Mbese karibu Sandrine, karibu dutura twihutisha kugira ngo tubashe kubona umwanya wo gushima Imana. Abantu banditse dushima Imana. Hallelujah. Muhaguruke dufatanye guhimbaza Imana. Ivuse biraba itegetse bigakomera niyo yonyine yo kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa ivuse biraba itegetse bigakomera kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa iyivuse biraba iyitegetse bigakomera iyivuze biraba iyitegetse bigakomera niyo yonyine yo kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa iyivuse biraba iyitegetse bigakomera nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba
wakoze nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza mana we n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe binera kugushima n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo mana we wakoreye ubwoko bwawe binera kugushima mana we kubw'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo mana we wakoreye ubwoko bwawe binera kugushima mana we kubw'imirimo wakoze hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho imana ikomeye hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho imana ikomeye ari hejuru y'abahanuzi uwo mwambaro utifura zo mw'isi mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Imana ishimwe. Natekereje numva tugeze mu mwanya mwiza wo kutuzanira igiturisho cyo gukomeza kugura intebe cyangwa n'ibindi bintu byasigaye kuri no nyubako turi gukomeza gutunganya. Numva nta wundi muntu uri buyiturishe, ndavuga ngo reka nze kubwira mushumba azi, kubera ko impamvu ngiye kubimubwira igihe cyose iyo yabaga yateranye natwe yadusabiraga umugisha uyu mwaka wose ushize, akavuga ngo Imana iduha umugisha tugatura, Imana ikaduha umugisha. None twagize amahirwe yo guterana nawe ku cyumweru cya nyuma kirangiza umwaka. Numvise nshaka kumubwira ngo nanone niyongera garuke turi gutura iyi nyubako nkuko tubimenyereye, cyangwa iyi ntebe nkuko dushaka gutaka inzu y'Imana. Numvise nshaka kumubwira ngo niyongera se n'ubundi adusabira umugisha nk'uwo yadusabiye, tugakomeza kusa, tugakomeza kugira ibihe byiza mu nyubako nkuko dusanzwe tubigira. Karibu umushumba wacu rero, n'ubundi niwongere uze udufashe gukora kino gikorwa. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ikintu nkundira abantu bo mu cyumba cyo kwa kane baragukoresha ukabyumva, ariko n'ikimana yaduhamagariye mu by'ukuri rero ni ibisanzwe gukorera Imana ikaduha umugisha, ariko twavuze ngo uyu munsi ntusanzwe. Tugeze mu gikorwa cyo gushyigikira icyumba cyo kwa kane mu kubaka inzu y'Imana. Imana yagiye igirira neza icyumba cyo kwa kane, amafaranga yose twagiye tubasaba bagiye bayabona. Reka tubishimire Imana, tuyikomere mu mashyi. Kandi ntago yagiye ari makeya. Urakoze Imana iguhe umugisha. Abandi mwe muritse gatoya, ni amafaranga menshi, ariko icyo dushimira Imana nuko Imana yakomeje kubana namwe uko mwagiye muyatanga. Rero uyu ni uwa kane wa nyuma usoza uyu mwaka, kandi twabasabye miliyoni yo kubaka inzu y'Imana. Turashimira Imana ko bageze ku 730. Dukomere Imana amashyi. Barabura 270, kandi nyine
uku kwezi kurarangirana n'uyu munsi ku wa kane. Ubwo rero 270 nibyo twifuza gutanga muri kano kanya kugira ngo dusoze, kandi harimo n'intebe nyine mwagiye muzitanga. Rero reka mbasabe muyazane nanjye nyazane, twese turafatikanya ni 270. Hari abantu bashaka kuvuga by'umwihariko batambuka bakavuga, ariko nta mafaranga tugomba gutanga bitarenze ejo kuwa gatanu. Abayafite ari kashi barayatanga, abatayafite bayatanga bitarenze ejo kuwa gatanu, ariko 270 byose tukabitanga inkingi y'icyumba cy'amasengesho yo kuwa kane, bikarangira tugasoza umwaka neza, nta gihembwe na kimwe batageze ku ntego. Ubu rero uyu mwaka ntago Satani yadusuzugura, oya ntago, kandi izina ry'Imana ryasuzugurwa duhari. Ni muyazane. Noneho ukuntu tugiye kubikora, turabikora muri gahunda muri ubu buryo. Ariko mbibutse irindi jambo rikomeye ahangaha, iyo udafite amafaranga uvuga neza inzu y'Imana. Imana yacu ntago igira amatiku, oya. Iyo utayafite ibireba ko ntayo ufite, ahubwo uravuga ngo Mana uha umugisha abatanze. Ariko niba uyafite ugomba kuyatanga, tukubaka inzu y'Imana. Turahera kuri iki gihande cyaha. Ahangaha turahaza nyuma, ubu ninjye muyobozi uri kuyobora iki gikorwa. Turahera ku ntebe y'imbere batambuke, ubwo niba ntayo bafite bavuga inzu y'Imana neza gukomeza. Ubwo ngubwo twatangiye aha ku ntebe y'imbere. Mzee, haleluya. Amen. Aburi murumva neza, karibu muyazane. Ushaka kuvuga nawe aransanga ahangaha. Turi kuri iki gihande cyonyine iki, kandi ntujye mideni utazishyura, ukora uko ushoboye. Imana izi uko uhagaze. Na ahangaha mwe muretse, mwe muyakura mu ikofi, abandi muyakura mu mashakoshi. President yayazanye, shyiramo aho ngaho. Imana iguhe umugisha. Twahereye aha, yazane. Ubwo aha hariho n'uruhimbi kumanuka gutya. Yazane rwose iki gihande cyonyine. Murakoze cyane bayobozi, murakoze cyane, murakoze. Yesu ashimwe. Nange nifuje gushima Imana. Uyu munsi wa none nifuje gushima Imana. Iby'Imana yakoze ni byinshi cyane. Imyaka myinshi yatambutse, ndetse n'uyu mwaka Imana yankoreye ibintu byinshi cyane kandi byiza, ndayishima. Icyambere nshima Imana, uyu mwaka ndashima Imana yuko imyaka yatambutse narwaje abana cyane, ariko cyane ku buryo twahoraga mu bitaro. Uyu mwaka ndashima Imana yuko abana banjye barangije umwaka batarwaye. Ndavugisha ukuri pe, abana barangije umwaka batarwaye, ndabishimira Imana cyane. Ariko hagati aho ntabwo Satani yigeze yishima yuko ntuza cyangwa se mbona amahoro. Urumva abana ntibigeze barwara, ariko narwaje umugabo cyane. Nanicaye hariya ntekereza ibintu byinshi, ndakurura. Nawe nashimye Imana, naba ndingaye. Narwaje umugabo cyane, ararwara ku buryo nanjye mbibona yuko koko arwaye. Hanyuma ajya kwivuza, agarutse arongera aroroherwa, nanone arongera ararwara none cyane, ariko ni mubyumva mwumve ko ari cyane. Ararwara, nkajya mbibona, kubera umubabaro n'agahinda ubura ikintu uvuga. Ngewe iyo mbabaye cyane ntabwo mbasha kuvuga, simvuga, ahubwo ndaceceka gusa, nyine nkareba gusa, simvuge. Sinabasha no gusenga, ibyo simbibasha pe. Ndabireba ndaceceka, ariko mu mutima nyine mbwira Imana ibintu ujye ubireba. Ariko ndashima Imana ko magingo aya ngaya arimo koroherwa, atangiye no kuza gusenga. Amaze koroherwa, nkabibona yuko nawe akabivuga ati ndikumva ndi koroherwa, ari kuza gusenga, kanajya no mu kazi. Ndabishimira Imana rero yuko yabikoze. Ndashima Imana yuko hari igihe kigeze kugera mbona kagiye kujya mu kagare, ndabibona.
bibona n'amaso yanjye kandi nawe akambwira ati ndi kumva neza kugenda byanze. Najya no gusenga n'Imana ikabimbwira ngo Imana imurinze akagare, Imana imurinze akagare. Ndashimira Imana rero yuko yabikoze, ubu ngubu ameze neza, ndabishimira Imana. Ikindi kintu nshima Imana, ndashima Imana yuko 2018 nabyaye umwana wa kabiri. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye, narwanye urugamba runini cyane, ariko ababyeyi twese nyine turabyara, yego twese turababara, ariko hari ugira umwihariko w'ibintu birenze. Icyo gihe nararyamaga nkarota, nararyamaga nkumva umuntu arimo kumbwira ngo rega wowe uzapfa, ngo wowe uzapfa, ngo n'ikimenyimenyi ngo irebe hariya mumva ngo uribonamo. Kandi nsinziriye ndimo kurota, narunguruka gutya kuko nkibona muri serikeye, nkibona ndyamyemo banyorosha ibitambaro by'umweru kuko napfuye. Hashira akanya nkahita nkanguka nkabona nkumva nkahita mvuga ngo ndimo ndarota. Biba cyane nkajya mbibona, ariko Imana yakuyeho urupfu. Icyo gihe mbyara umwana muzima, nanjye mba muzima. Ariko icyo gihe ndi kwa muganga, namaze kubyara mpita njya muri bomboni, umwuka wa Yesu ushira, urashira burundu, bahita banshyira muri bomboni ngarura ubuzima. Ndashima Imana yuko rero yahabaye, Imana muyimpera icyubahiro. Ikindi kintu nshima Imana, ndashima Imana yuko ubu ngubu nanjye ndi muzima. Mu buzima bwanjye sinjya mpfa kurwara. Icyo ngishimiye Imana cyane yuko yandinze ikintu cyitwa kurwara, kereka ibicurane, inkorora, ibintu nk'ibyo. Nawe ubundi mu buzima bwawe ntabwo njya mpfa kurwara. Icyo kintu ngishimiye Imana yuko ntajya mboneka muri ibyo bintu. Imana yarandinze, sinjya mpfa kurwara, gusa nyine ngenda rwaza ariko njye sinjya mpfa kurwara. Ndabishimira Imana nabyo. Murakoze, Imana ihabwe icyubahiro. Nari nibagiwe gato, ikindi kintu nshima Imana, ndashima Imana ko maze imyaka 9 nubatse. Uyu munsi twujuje imyaka 9. Icyo ndagishimira Imana cyane pe, kuko nyine twese abubatse nyine murabizi, hanyuma mwumva nyine byanze. Ndashima Imana ko ntabivuyemo nkibirimo. rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana yuko mpagaze imbere y'ubwoko bwayo. Ndashima Imana ko mpagaze imbere y'ubwoko bwayo mpumeka umwuka w'abazima. Hari ibintu byinshi cyane Imana yankoreye. Nashatse 2019, Imana inkorera ibitangaza. Impa umugabo nkunda, arankunda cyane. Amaze kunkunda, ndangije ubundi ndangije ntinda gusama. Ejo bundi 2023 niho nasamye. Kubyara biragorana cyane, bimaje kugorana biba ngombwa yuko bambaga. Imana ibana nanjye, ndagenda barambaga, ariko biba ngombwa yuko habura iminota 10 ngo mpfe, n'amaraso barayabura. Bamaje kuyabura, ubundi nuko rero barazabwira umugabo wanjye, aramubwira ati rero ndabona umuntu agiye gupfa, no gusenga Imana. Baragenda barasenga, ariko mbere ya nari nagize inzozi, ndota ngo hari abantu bari kunsengera ariko ntazi, ngo mbona bari ahantu hera cyane, bari mu byumba bitandukanye, umugore n'umugabo. Koko byarabaye, baragenda baransengera. Hari abantu bari barimo barasenga, yari umumama w'umuyisilamu wansengeye, n'undi umumama w'umurokore baransengera. Kubw'amahirwe
ndabagwa ndakira, nagiye mu ibagiro saa 12 za mu gitondo, mvuye saa 12 za nimugoroba. Iryo ni ishimwe rikomeye. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana yuko uyu ni murumuna wanjye. Ndashima Imana ko yamurinze ikamurindira mu cyaro aho yari ari. Muri iyo minsi nayo imaje no gupfusha umubyeyi. Ubu ngubu turi kumwe, ndashima Imana ko turi kumwe tukaba turi amahoro. Ikindi nshimira Imana ni byinshi cyane, ariko igikuru nuko yandinze ndi kwiseta, ikampa umwana mu myaka 4 nari imaze. Mu kwezi kwa 4 nzanuje imyaka 5, yampaye umwana w'umukobwa. Imana ishimwe. Ikindi nuko ndangije uyu mwaka nda amahoro. Ndashima Imana ko kuva nashaka bigoye ntigeze mbura ibyo kurya cyangwa ngo mbwirirwe. Iryo ni ishimwe rikomeye nshimiye Imana, ikomeza kudufasha mu bibazo byose duhura nabyo. Ntago nigeze ntukwango nukwe n'umugabo kuko nta mwana mfite. Ejo bundi nabwo barambaze ku gutwi hano, nagize ubwoba cyane kuruta ubwo nagize bari kumbaga mbyara. Naravuze nti none ngiye gupfa nsiga umwana wanjye, ariko Imana yarandinze kuva bankiraho sinigeze numva ububabare, na n'ubu ntago nabwumvishe. Nishimwe ni byinshi cyane nashima Imana. Ikindi nshimira Imana gikomeye nuko mpagaze imbere yanyu, n'ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu bangana gutyo. Mumuhere Imana icyubahiro. Reka dukoma amashyi ya special 1 2 3. Yavuze ngo Imana yamuhaye umugabo umukunda cyane. Mbona murasetse. Iba yaguhaye umugabo ugukunda cyane, ikigeragezo cyo kutabyara kiragora, kirananiza. Uyu mugabo atagukunda cyane nyine bivamo ibindi bintu. Imana ihabwa icyubahiro ko yamumuhaye. Haleluya. Amen. Muramuritse ngiye manzi niriho ikorasiho gatoya ndikumva imfashije. Ni gatoya mbese ndakoresha iminota mikeya. Urugamba nirushira tuzabaho neza, urugamba nirushira tuzaba mu mahoro, tuzabaho neza. Urugamba nirushira tuzaba mu mahoro, intambara zirangiye tuzabaho neza. Urugamba nirushira tuzaba mu mahoro, urugamba nirushira tuzabaho neza. Urugamba nirushira tuzaba mu mahoro, ibibazo birangiye tuzabaho neza. Urugamba nirushira tuzaba mu mahoro. Amen. Nanjye mpagaze hano nshima Imana. Icyambere nshima Imana uko yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi ntanze. Icya kabiri nshima Imana nuko nkibasha guhagarara nkavuga izina ryayo numva nkomeye. Ikindi nshima Imana nuko ikindindiye mukuru wanjye nabonaga bigoye kandi bikomeye cyane pe, ariko Imana yaramurinze. Mu gihe nge nayo ndi mu cyaro ampamagaye ngo agiye kubyara, naraje mpamara ukwezi kose ndi kumwe nawe mbona imbaraga zaracitse, ariko nkabukomeza nkamubwira ati mukuru wanjye ihangana uzabyara neza. Mu gihe cyo kuvuga ngo arose babona bamubaga, kuko nanjye namuje kumurotera amubwira ati nabonye abaganga bakubaga ku kuguru atari kizere. Ubwo yajyaga kwipimisha kwa muganga bamubwira ati umwana ni munini mu nda najye kubyara, we yagiraga ubwoba cyane akavuga ati ntabwo najye kubyara igihe kitageze, nge nzategereza igihe kigere ngende natazabyara umwana utuzuye. Gusa nanjye nkamubwira ati rero ndi kubona igihe kiri kurenga itariki kandi woho uzabyara urakizi, ntunga tujye kwa muganga bagende bakubage umwana atazapfira mu nda. Ariko igihe cyarageze, tugeze kwa muganga baragenda mutera imiti kugira ngo abyare. Ibise bitinda kuza, igihe isure imenetse nabwo hamara umwanya cyane yanze kubyara. Ndakomeza namubwira ati mukuru wanjye ihangane, Imana izakugirira neza. Igihe wamaze utabyara umukecuru ariho wacu akwihanganisha, igihe ntago aricyo cyabura kugira ngo ubyare umwana ushyitse. Ariko igihe cyarageze,
mu gihe cyo gupfa mukecuru wacu yarapfuye ariko hari hamazeho n'igihe musaza wanjye nakurikiraga arapfa. Ibyo byose byanyuragaho ari njye bose mbagwaza kuko mukecuru wanjye yagiye gupfa. Musaza wanjye yaramaze igihe agwaye indwara ya diyabete, akaba ari njye mutera inshinge, ariko nabonaga birangiye. Mana yanjye mwumve ngo nabonaga birangiye kuri njyewe. Musaza wanjye yarapfuye ndababara nakurikiraga, yapfuye mu kwa kane ku itariki 8, umukecuru wanjye apfa mu kwa gatanu ku itariki 20. Numva ni ibintu bikomeye, ubuzima bwanjye bwose nabonaga burangiye, ariko kuko nari nsigaranye mukuru wanjye nakomeje kwihangana, ndavuga ati ntago ari ubuzima bwanjye burangiriye, tuzakomeza tubane kandi tubane mu mahoro. Muri ibyo muze kumpera Imana amashyi n'impundu yapise yayandi menshi cyane, menshi ariko ku buryo nanjye ndishima ya special. yavutse ku itariki 8 kuri 20 z'ukwa 8 yitwa Ineza Ayira Ndatimana. Haleluya. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze hano nshima Imana. Ni Imana yabaye Imana mu ruhande rwanjye. Ndashima Imana ko yampaye agakiza ku buntu. Ntago biba byoroshye, ngewe mvuka mu Biryogo, rero Imana yankuye kure ndayishimye. Rumva ni urugamba runini, aho uvuka mu muryango, mu miryango, mu baturanyi, ahantu hose nyine urugamba. Satani nyine iyo umucitse nka kuriya biba ari urugamba rukomeye cyane, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye mu gihe cy'imyaka 7 maze nkijijwe, ariko Imana yabaye mu ruhande rwanjye nubwo byari bikomeye. Umunsi ku munsi nabaga nzi ko ntari bubeho. Satani akantera akambwira ati ndakwica, ugomba kunkorera, njye nari kuba igitambo cy'iwacu. Ariko ndashima Imana yuko ndi umukozi w'Imana. Imana yamenye mbere yuko abantu bose bamenya. Ndashima Imana rero kubw'ibyo yabanye nanjye iminsi yose. Ntabwo byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye cyane. Ndi umukobwa urangije kwiga, ariko amashuri aba menshi ku buryo utanamenya yuko nanize. Ubu ngubu mundeba ndi umuntu, ariko mberetse ifoto mwese mwakwiruka. Nageze ahantu hakomeye cyane ku buryo umuntu wese yandebaga akagira ubwoba. Satani yankorewe ubufindo nk'ubwo yakorewe kuri Yobu, muri make mu byumve gutyo. Ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye, hanyuma ikagera igihe ikambwira ngo ndakuzuye, nongeye nkwaye amahirwe yo kubaho. Ndashima Imana ko ndiho. Hari igihe navuga nti Imana, mbese nanjye nzongera mbeho mba umuntu? Nabona bukeye nkashima Imana, nabona bwije nkavuga nti ndapfuye, nkumva nabwira abantu bose ni muze mukore ikiriye, ibyanjye birarangiye. Nabaye muri icyo gihe cy'imyaka 5 ndi muri uwo mwijima ukabije, ariko Yesu akangendera akambwira ati humura nzabana nawe. Iryo jambo ndigenderaho kandi koko yararisohoje. Hanyuma rero bidatinze yankoreye ubukwe muri 2020. Bari barashyizeho iherezo bavuga ngo nta kizima kizanturukaho, ariko ndashima Imana ko yankoreye ubukwe ikama umugabo mwiza kandi uba mu gihugu cy'amahanga muri Iran. Ndashima Imana ko yakoze imirimo ikomeye nabonaga bidashoboka, kandi ndashima Imana ko yampaye no kubyara. Ndashima Imana ko yampaye kubyara. Maze gukora ubukwe bahise bakubita agatoki ku kandi ati noneho ntago azabyara, ariko ndashima Imana ko yagiye kugira amezi 4 igera nka hariya kugira ngo bose babibone. Ndashima Imana nabyaye umwana w'ibiro 4,550.
rero ndashima Imana ibyo yakoze mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nabuze akabebe k'amezi 2 naho byari bikomeye cyane ari mfuye ariko Imana nanone yongera ngarura ndashima Imana ko nanone yanshumushije ni byinshi Imana yakoze ku buzima bwanjye no kuri umwaka ni muremure hari igihe ibitero byazaga abadayimoni bakaza bakanshakisha nk'uko waburyama ariko bakavuga ngo ari he ko tutamubona batubwiye ko ari ariko nkabona bazanye intwaro zino za gakondo amacumu ibiki ariko mu izina rya Yesu nkabona baragiye bambuze ariko ngiye nabyuka nkashima Imana nkavuga ni Imana uhabwe icyubahiro ko atari ngiye uriho ahubwo ari wowe uri muri ngewe ndashima Imana nanone yuko kwa kane naje hano ndwaye numvaga narwaye gripe ariko imeze nka malaria ndi gutengurwa mfite umuriro nibyo yabiri kumanuka ariko ndavuga nti Imana naje gusenga sindi butaye ntashoje amateraniro baradusengera uriya mama yaransengeye afata ku mutwe aransengera ngira ngo Imana yabimweze ariko ntashye ndavuga ni ngomba kugura umuti nanone sinakwicara ko nani imbaraga nayifite zo kugenda ngiye kugura umuti ndambika telefone nka hano kwa kundi nyine ubuvugana n'umuntu ugiye no kwishyura barayitwara sinabimenye ariko abo bajura bari babiri bajya inyuma yanjye bakajya basigana ngo yimusubize ngo ntubona ko arwaye none ngiye sinabimenye arangije ariyumvira avuga ati mama akira telefone yawe ariko ntukajya urangara ndavuga nti imu w'abajura bangiriye ni Imana niriwe imbere nta kindi Imana yumve ko nyishimye kuko iyi telefone ni nshyashya Samsung 21 ifite agaciro gakomeye rero sinzi icyo nari kuvuga ariko ndashima Imana ko yahabaye ni Imana ituvuganira twebwe Satani aba yafushye ariko ndashima Imana ko igiturenganura naho twe tudashoboye Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye ibyo yakoze ni byinshi yandindiye umugabo yakoze impanuka muri uyu mwaka umugabo yakoze impanuka imodoka baragiye kuyijugunya nyine kuko yari yangiritse bikomeye ariko ntangazwa nuko we ntacyo yabaye ahubwo ari akantu kamwe ngo kamusharuye Imana ishimye rero kuko ituberaho twebwe tudashoboye nubwo Satani bateze imitego myinshi ariko Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro kuko nayo batanze ingabo nyinshi kugira ngo zipfe ku bwacu kuba ibyo byose n'ibindi ntabashije kuvuga mumfashe guha Imana icyubahiro n'amashyi ya special icyubahiro ni icy'Imana yacu 1 2 3 amena haleluya shimye Imana yatumye menya kino cyumba cyo kuwa kane ni ukuri Imana yakoze ibitangaza ndayishimye naje hano ndushye nafite ibibazo Sharira arabizi sinzi hano yagiye yansanze nayo ndi gucuruza bikomeye ngiye gukinga ndangije mbwira Sharira ati unsengere noneho umukobwa twari turi kumwe arambwira ati rega basengera araseje mu nawe uzigireyo ujye gusenga Imana izakumva umunsi nageze hano nibwo natangiye kubona umukiriya umbaza ati ibyo nibiki wicaye imbere naburaga abakiriya mu buryo butunguranye ariko Imana yarahabaye ikindi nshimira Imana nuko Imana ku itariki 8 yampaye umwana byari bikomeye nari kubyara ku itariki 24 z'ukwa kane ariko yemera ko mbyara ku itariki 8 barambaga ariko mva kwiseta si benshi bayivaho ariko nayivuyeho nta kibazo Imana irahaba Imana ishimwe ikindi nshimira Imana nagiye gukora provisoire ari ubwa mbere sinigeze njya mu ishuri kuno ubona umuntu abikoze avuga nanjye reka mbikore ndabigerageza birakunda mbona ndayibonye ndavuga ati ubwo nyibonye na perime nzayibona banagiye ngiye kwiga ngezeyo biranga perime mbara perime avuga si bini ibiki najemo amafaranga niko agenda nkajya mbona ibintu byose byarifunze byariborotse ndangije nza hano gusenga naye ndavuga nti Imana icyo gihe bibi bari gusenga bakajya bavuga ngo Imana ibakize umwaku ati nushyigikira inzu y'Imana nawe ugira icyo uyisaba ndangije ndahiga umuhigo ndavuga nti Imana numfashe perime nkayibona nari gukora ku itariki 18 ejo bundi nkayibona
nzatanga intebe 10. Ni ukuri Imana iramfasha mba mbonye 5, ndavuga nti Imana 5 ndazibonye, hasigaye izindi 5. Nubwo yenda aka kanya ntazibonye 5, ariko izindi 5 narazitanze. Ndavuga nti Imana ishimwe, ngiye gukora ari ibintu ukuntu bibona ukabona ni Imana ibirimo. Sinabikoraga neza cyane ku buryo bari kuyima, mbere nanayibura nabikoraga neza kurushejo bundi, ndabyica ariko birangira n'ubundi nyibonye. Umugambi w'Imana urasohora, kuko ibyifuzo nari nahize n'umuhigo nari nahize Imana irabisohoza. 18 mbona ndayibonye, kubw'ibyo nsigaje mu intebe 4 nzazitanga. Mu mpera Imana icyubahiro no kubyo yakoze byose n'ibindi giye gukora yumve ko nyishimye. Amen. Reka duhereze Imana icyubahiro, reka tuyikomera amashyi ya special nkuko bisanzwe. 1 2 3. Haleluya. Nari nibagiwe ikintu cy'ingenzi. Uyu munsi nanjye nujuje imyaka 3 nubatse, numvaga ngomba gushima Imana. Imana yarahabaye, ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yo mu ijuru mvuye ko nyishimye. Imana ibaho umugisha. nanjye kubera ibitangaza Imana yankoreye mu kwa mbere mu matariki ya nyuma nzabona intebe imwe. Dukomere Imana mu mashyi. Imana ibikora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Mwari nyegera nkubwire akantu keza. Nyegera. Abangaba ni abantu duhaye mikoro ngo bashime, ariko nawe mu mutima wawe umuntu waguhagurutsa n'ukuri washima. Reka amashimwe yose twazanye uyu munsi muhaguruke mwarimu dushime Imana mu isengesho. Twese adusengere Imana. Amen. Haleluya. Kadushima Imana ko twushije inkingi cyangwa se intebe 100 badusabye ko twazibonye. Mukomere Imana amashyi menshi. Nidukusanya nitujya gusoza ndahita mbibabwira shingiye ku mibare mfite, ndumva ko twushije. Mwongere mukomere Imana amashyi. Ku cyumweru certificate tuzayicyura. Imana ishimwe. Haleluya. Uwiteka himbazwe. Fata rero ibyo ngibyo Imana yakoze, numara kubikusanya reka mbabwire ishimwe rikomeye mugiye kugushimaho Imana. Iyo ugiye ku bitaro ugemuriye umuntu, birashoboka ko abantu umwaka ushize batagiye mu bitaro mugire mutya. Mutagiye mu bitaro ntimureba, mutarwaye mutanarwaje nimurebe namwe. None umwe ni mumanure mbereke abantu bagiye ku bitaro, abantu barwaje. Ngeyeho narapfushije. Niba waranarwaje, umuntu warwaje nagire gutya. Ntimureba ko ari twebwe bakeya. Noneho rero ayo mashimwe. Haleluya. Iyo ugeze ku marimbi ukabona imva zihari, uhita ubona ikintu Imana yagize gute yakoze. Cya kabiri, iyo ugeze mu bitaro kare abantu bacitse amaguru ukareba amaserumu, uhita ubona ikintu Imana yagize gute yakoze. Rero tugiye gukusanya ayo mashimwe tuyashimime Imana, dushimire tuvuge ngo warakoze kubana natwe. Ubu mvuze ngo abantu baburaye, nta umuntu yishwe n'inzara nagira atya inzara yishe ntawe uhari, kuko baba barakujyanye Nyamirambo bakagushyingura. Wariye bikeya ntiwahaga ariko ntiwapfuye. Tugiye kubitume ngo Imana yatugaburiye, Imana yatwambitse, Imana yabanye natwe, Imana yagendanye natwe, Imana yatugiriye neza. Ku mamoto wanjye yagiye kuri moto arapfa, we wagiye kuri moto zirenze izo yagiyeho, wagenze mu modoka izindi zikora impanuka, wowe ntacyo wabaye warayitwaye. Ibyo bintu byose ubikusanye. Ikindi cyagisoza ikindi, tugitangira kubaka Imana yagiye ivuga gupfa k'umuntu hano. Ababyibuka mugire mutya, banga Imana ikuyeho urupfu kuri urusengero. Hari umuntu wapfuye? Ntawe. Ibyo bintu byose tugiye kubikusanya dushime Imana. Kuko navuze rero Ernest naze nanjye, Ernest nawe naze. Imana yakoze ibikomeye kuri uyu mugabo yashingiye mushiki we. Murabyibuka? Imana yamuhaye inzu muri uyu mwaka, Imana yamuhaye imodoka. Ibyo bintu byose mukomere Imana amashyi. Imana yazanye madamu imukura iburasirazuba imugeze inaha imuha akazi. Ibyo ni ibya Ernest. Ubwo mvuze ubwo mvishe mvuga none nanjye narapfushije, ariko nanjye ari iby'Imana yakoze.
haleluya. Imana ishimwe. Bikusanya. Sashimwe cyane. Ibavuze ndi kubikusanya. Hari igihe tujya tugira ngo tunandike tuzavuge byinshi ariko ntitwabivuga ngo tubirangize. Iby'Imana yakoze n'iby'imbaraga nyinshi. Ndi kubikusanya, ndi kubikorera inyandiko. Nzageza igihe cyo kubivuga mu mpera z'uyu mwaka. Korari Jehova Jire yararirimbye avuga ngo Imana yakoze ibirenze. Imana yakoze ibirenze ibyo twayisabye, Imana yakoze ibirenze by'ababyeyi badukorera, Imana yakoze ibirenze. Twongere tuyikomera amashyi hanyuma dusenge. Hanyuma muri risengesho ndagusaba ngo nushaka ubuje ugende ubwira Imana uti Imana nibutse iki. Imana yakoze ibirenze. Imana yacu nziza, turagushimiye Mana. Aba bagabo baragushimiye, aba babyeyi baragushimiye, aba bakobwa baragushimiye, aba basore baragushimiye. Mana wakoze ibirenze ku buzima bwacu. Ntacyo twabona tubivuga. Turagushimiye. Waraturinze, wadukijije urupfu. Abagize ibyago warabatabaye, imitima yabo warayihumurije Mana. Abagiye mu bitaro warabarwaje, urangiza urabagarura, basubiza mu miryango. Abo inda zabo zari zarazibye, abenshi warazizibuye, baciye imbere yacu, bavuze ngo warakoze Mana. Turagushimiye abana watanze muri uyu mwaka. Bene data n'abashiki bacu baciye hano bavuga ko wabahaye perimi. Ibyo warabikoze Mana. Turagushimiye ko watugaburiye muri uyu mwaka. Abagize inshuro baburara ntabwo bapfuye. Mana warakoze. Bana bacu bagiye ku mashuri baragaruka. Turagushimiye ko igihembwe cya mbere cyarangiye. Mana yacu nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuba wahaye diplome muri uyu mwaka. Turagushimiye kuba wahaye amanota meza. Turagushimiye kuba bazajya muri kaminuza. Turagushimiye ko warinze igihugu. Turagushimiye ko warinze itorero. Turagushimiye ku byo wakoze ku bw'iyi nzu. Mana we turagushimiye. Mana warakoze. Mana wagize neza. Nta magambo akwiriye dufite twavuga mu ibyo wakoze. Warakoze, tugukomeye mu mashyi. Warakoze, tukuvugirije impundu. Warakoze Mana, warakoze. Twarakubonye mu kwa mbere, twarakubonye mu kwa kabiri, twarakubonye mu kwa gatatu, mu mvura y'ushana y'ukwa kane, twarakubonye, tukubona mu kwa gatanu, twakubonye mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu izuba ry'impeshyi twarakubonye. Turagushimiye. Wabanye natwe mu kwa munani, wabanye natwe mu kwa cyenda, wabanye natwe mu kwa cumi, kwa cumi na kumwe wabanye natwe. Uyu munsi ni 28. Wabanye natwe, waratugaburiye. Uyu mwaka waratwambitse, twagiye mu ngendo, uraduherekeza. Warakoze kubwabo wahaye akazi. Ushimwe ko watunze abashomeri. Imana yacu nishimwe. Ushimwe kubwabo wahaye amashuri. Ushimwe kubwabo wahaye aho kuba. Ushimwe ko watwubukiriye amacumbi. Ushimwe wakoze ibirenze byo twari twarasabye. Turagushimiye. Ntabwo dufite amagambo, ntidufite aho guhera, ntidufite aho kusiriza. Wakoze iby'imbaraga. Turongeye tugukomeye mu mashyi. Turongeye turagushimiye Mana. Turongeye turagushimiye. Wadutungishije ijambo ryawe. Nta muntu waguye kuri iyi nzu, nta mufundi wahubutse ngo apfe. Turagushimiye Mana. Turagushimiye ko waduhaye abayobozi, baba itorero, baba bo mu gihugu. Turagushimiye ko waturindiye umutekano w'igihugu. Uyu mwaka akaba ari nta mvururu zabaye mu gihugu cyacu. Turagushimiye ko warinze igihugu cyacu kumenekamwa amaraso. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Warakoze. Wagize neza, turagushimiye
cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere duhe Imana amashyi. Tugiye kongera twumva indirimbo nta korasi. Uko twakurikiranye kare niko tugiye gukurikirana. Korari Icyumba, Betifage, Hermoni, Gosheni rasa guheruka n'ubundi.